ndavuze ngo ngwino dutahe aho se wanditse Marigari wande genda reka guteza inkunda mu rugo rw'abandi wanditse ko naguhunza uranshaka he wande ndimba ariko ko nanifitiye gahunda na Papa Sava y'akazi urange kandi Marigari tasinzi icyo ushaka wande ise ndimba mbona ubyina ingwatira niyo nkingi byagenze bite Marigari bite byagenze bite ni mumumbarize mwababyeyi umuntu w'umugabo kuzagenda akigira rubebe wese yije hari cyakuyibye se ubwarana mbeshye nkubeshyera iki niba utari rubebe vuga aho waraye ndimba ntabwo gitase atahe bamuseke kuki ndimba none se winjiye undi mugore usigaye ufite inshoreke inshoreke se yijyana ku iki do mama Sava ugize guki Marigari uravuze ngo ndimba ati bahamagaza bakaraza akazana imirisho y'iminyara akaba ari ahonda ku gihumurizo ndimba ibyo nyine bikemuke cyangwa nsubire iwacu nawe ugituza rwose ubu si imyaka umaranye na Ndimba ati nibwo umenye yuko none afite ntuza ingarityo ese nibe Papa Sava iwe digidi yewe nyuza hano kwa Ndimba ati numva ngo umugore ngo ari kumwirukankana ngo niba ngo bigenze bite sinzi uko byagenze wa muntu wese byakomeye bibeze bite Ndimba ati uyogesha nyina gahera ingunguru uyogesha gahera ingunguru wabona babyimbye bagenda yoza se yoza dore ndakubwiye ngo aya Marigari sigaho rwose none niba ari uko nguko uri kuvuga vuga niba Ndimba atari wese wari ase uravuga ibyo kubyara no kumara amavuta oya nabivuge se nabivuge none nabo babyara Ndimba ati niwe mushyiraho ibibazo byose byo muri uraje hanyuma badusobanurira ejo bundi by'imyororokere bakubwiye ngo iki ntabwo bakoze Papa Sava umuntu yakubwira ngo zana radio mucurange nyine Marigari nyine urumva yarambwe ngo nizane iradio ducuranga noneho nzana iyo nsanzwe nkoresha mu cyumba hanyuma subwo wageze ugasanga radio akiri nenye yo gucuranga muri stade